uwayikoze iwanjye niyo kimwe rwose nuko yayikora kuri Mataro. Twese umugambi ni umwe, ni ukugira ngo duhuze abantu, ntabwo tubirimo ngo tubirwaniremo. Rukumva ntabwo ari kakandi bavuga ngo gahuje abantu babiri, no. YouTube irafunguye, n'umurongo ufunguye, ibitekerezo byanjye. Nundi wese wifuza kubikora atwegere, twese turakorana, turi inshuti, ntabwo turyanisaho, utwegere nushaka gukora YouTube bitano, turabavandimwe, uzu twegere, tuzakugira inama, tukwereka inzira wabicishamo bigende neza. YouTube ni ibyo dukora ni soko y'amakuru, amakuru utazavana iwanjye uzayavana kuri Mataro. Niyo mpamvu nkubwiye ngo kora subscribe kuri Mataro TV kugira ngo ibintu byose dukora bijye bigira umurongo kandi bigire n'uburyo byitwa, uburyo bizitwa nuko ari ibintu bigirira umumaro ku bantu babyumva. Rero inshuti zaho mutufite News TV, Mataro ni abantu baje kugira ngo dukore ibintu bifite ireme kandi bisobanutse muri rusange. Murakoze cyane. Uwayikoze iwanjye niyo kimwe rwose nuko yayikora kuri Mataro. Twese umugambi ni umwe, ni ukugira ngo duhuze abantu, ntabwo tubirimo ngo tubirwaniremo. Rukumva ntabwo ari kakandi bavuga ngo gahuje abantu babiri, no. YouTube irafunguye, n'umurongo ufunguye, ibitekerezo byanjye. Nundi wese wifuza kubikora atwegere, twese turakorana, turi inshuti, ntabwo turyanisaho, utwegere nushaka gukora YouTube bitano, turabavandimwe, uzu twegere, tuzakugira inama, tukwereka inzira wabicishamo bigende neza. YouTube ni ibyo dukora ni soko y'amakuru, amakuru utazavana iwanjye uzayavana kuri Mataro. Niyo mpamvu nkubwiye ngo kora subscribe kuri Mataro TV kugira ngo ibintu byose dukora bijye bigira umurongo kandi bigire n'uburyo byitwa, uburyo bizitwa nuko ari ibintu bigirira umumaro ku bantu babyumva. Rero inshuti zaho mutufite News TV, Mataro ni abantu baje kugira ngo dukore ibintu bifite ireme kandi bisobanutse muri rusange. Murakoze cyane. Arambwira ati waratwubakiye, yagomba kurira kuko yarababaye, aza kubonamo umucunguzi wakijije cya kibazo cyabo cyari mu rugo rwabo, none ubu baraseka. Ese kuki iyo nseko, urumva ayo marira yaramarira y'ibyishimo, kubona ukaba warabagiriye neza bigeza kuri uru rwego, yagombye kurira kugira ngo akore ku buryo umutima we wanejejwe n'icyo wabakoreye. Ikimenyimenyi yarahigereye, noneho ageze kuri tele areba izo mpinduka zabaye, anabyibonera n'amaso. Rero zatera emotion. Ngira ngo Gasheja sinzi yose turagira ngo tugende tunagana ku musozo, ariko Jibe abaye afite akabazo k'amatsiko yakubaza, ariko mu by'ukuri dushime tunashishikarize mu by'ukuri Home 250 yo gute cyanye ndayizi, ndayishima ibikorwa byawe, Imana kwagurira impano kandi kwagurire ubwenge, urakora ibintu byubaka abantu benshi. Mu by'ukuri komerezaho, abantu bazi ibyobokamana nibo bajya bavuga ngo umuhati wanyu subusa ku Mana, umuhati subusa ku Mana. Ibyo ukora niyo abantu batazabiha umugisha, nta muntu habwa umugisha nundi cyo kora yawo kwifuriza, ariko Imana ndabizi izabigora umugisha kuko urubaka imitima ya benshi kandi urakiza ibi abantu benshi bari mu tuntu n'utundi kandi bakagenda bisohokamo amahoro. Imana ibiguhereye umugisha. Nukuri ndagira ngo Gavi cyangwa se Home 250 nagiye mbigarukaho, ndavuga nti ngewe nkunda utuzina tw'udutazirano cyane. Ndavuga nti mu by'ukuri sindi busubire mu byo MC Nkusi avuze, ariko big up kandi courage cyane. Nihutira kukubaza ibibazo bibiri, kimwe ndakikubaza, hanyuma wenda MC Nkusi babaye ready nakubaza ikindi, sinzi dushaka kuba dusigaje ibibazo bitarenze bitatu tugasoza. Ahubwo ndihuta nkubaza ntise birumvikana watubwiye ko Home 250 uyitangira ubona abasubscribers bakiri babiri bakiri batatu, wabonaga mu by'ukuri ari bake, ariko uvuga uti sinitaye kureba umubare waba ari kwiyandikisha se. Ndagira ngo abakunzi ba Mataro TV show mudukurikiye na Home 250 News, hari benshi niyo tuvuze abasubscribers, twese ntago twagize amahirwe yo gusobanukirwa. Rero ni ijambo kurivuga biba bigoye, ndetse n'ubusobanuro bwabyo bamwe batajya babumenya. Mujye dusobanukirwa ko gukora subscribe
cyangwa se aba subscribers ni abantu biyandikisha kuri icyo kinyamakuru igihe cyose haje ibiganiro bishya bikajya biba ormerike cyangwa bikaza wenda nkunganiye aho ngaho abantu kwiyandikisha hari abantu bakunda kugira ikibazo ahubwo ni uburyo bwo gutera inkunga umuntu ukora ibyo biganiro iyo ukoze subscribe cyangwa se ufashe ijwi ryawe ni nko kumuha ijwi ugakanda hari aho umutuku wanditswe subscribe uba umuhaye ijwi ryo kuvuga ngo komereza aho ngaho yes bigatuma hari abandi bandi babibona bitewe nawe kuko umubare uko ugenda wiyongera niko YouTube uburyo ikozwe ubwayo igenda ireba ba bantu bakunda kubireba ikavuga ngo abantu bakunda kureba ibihe biganiro icyo gihe rero iyo bakunda kureba ibiri mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ibintu bifitanye n'isano n'ibyo akora YouTube igenda ibibagezaho nabo bakabireba ubwo rero icyo gihe ntabwo ari ukwiyandikisha ahubwo ni inkunga uri kumutera kugira ngo niba bigufasha bizafashe n'abandi mu kubaka we mu byo akora uvuga ngo ntabwo abafasha abandi gusa ahubwo nawe uri mu bafasha abandi uko wagize umwanya wawe kumuhereza iryo jwi bigatuma YouTube imufata nk'umuntu uri gukora neza ibye ikagenda ibishira mu bantu batandukanye hirya no hino urakoze cyane ubisobanuye neza ntari bunabigarukeho ahubwo ikibazo nari ngiye kukubaza navugaga ntese umaze kutwerurira cyangwa se ubitubwiye neza yuko ahantu Home 250 News TV igeze ubu ngubu rwose ko iri kugenda izamuka imaze gukura ese ibiganiro byawe turabibona natwe kuri Mataro TV show bamwe mu basubscribers bawe turimo ndetse n'imiryango yacu nkanjye n'urugero ndimo by'umwihariko madame arimo wenda abana bo ntibarimo ni batoya cyane hamya ko na MC niko bimeze ariko ibiganiro ukora turabibona ese ufite gahunda ki yo kugira ngo wenda aba usanga izi biganiro byawe nibura ufite kuzajya mbona wiganjemo ururimi rw'ikinyarwanda ese uko izagenda ikura ufite gahunda yo kugira ngo uzajye ukoresha n'icyongereza ushaka batumire wenda batandukanye bavuga igifaransa icyongereza bimeze gute ufite ihe ntumbero mu minsi mikeya aho ijyaniranye na Home 250 urakoze cyane nkuko nabivuze turi gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda tuba ahantu bavuga icyongereza gusa ariko hari ibintu bitatu byatumye nshinga YouTube ni isoko y'amakuru iyo ni iya mbere iyo mvuga ngo isoko y'amakuru ni ahantu abantu bashobora kujya bakavana amakuru urukumva ariko yerekeranye n'ubuzima tubayeho hano muri Amerika ndetse n'uri muri Afurika ukeneye kuzanga akamenya ngo muri Amerika babayeho bati cyangwa se byifashe biti so niyo mpamvu byita isoko ry'amakuru igihindi ya kabiri turi ahantu nkuko nabivuga turi ahantu bakoresha ururimi rw'icyongereza so bivuze ngo rero harimo impact yuko babana batoya bazakura bumva ibiganiro byacu bagirwa ururimi rwacu kavukire burundu kuko turamutse tugiye mu cyongereza aho umuntu akubwira ngo shut up ubundi shut up twavuga mu Kinyarwanda no kukubwira ngo ziba sibyo ubu ngubu rwose umwana wawe ashobora kuba ari akakubwira ngo shut up it's okay kuri we ni ibintu yabonye nk'umuco ni ukuvuga ngo ni ibintu biri easy sibyo ariko nkuko hariho nibindi ukumva hari andi magambo ntavuga hari umwana uzumva avuze ngo fuck you ni ibintu utapfa kumenya kuvuga mu Kinyarwanda so nuvuga ngo ururimi rw'abandi uko turujyamo niko hari umuco dutakaza kandi nyamara umuco utavuga mu rurimi rwawe birakorohera kubivuga mu rundi rurimi nyamara ugiye kureba ugasanga umuco wacu uraduhuza kandi ni mwiza nta naho twawukura ndetse umuco wacu unashimangira ikintu cy'ubutabarane n'ubushigikira ariko muri imico y'abandi ntabwo bibamo ikibazo cyawe ari icyawe no kwirwariza igisubizo cyawe ari icyawe no kwirwariza hano abantu barantangaje umuntu ashobora gutumira niba ari umuzungu inshuti yawe akubwira ngo uzaze ngo tujyane muri restaurant ngo dusohokane tuganire wagerayo ukakomanda ibyo kurya ushaka uruzi ngo arakwishyura mu muco wacu kubona ubureza ama facture unawe urishyura kandi yagutumye ngo yagusohokanye umuntu yagusohokanye cyangwa wisohokanye gusohokana umuntu gatari kumwikorera ukora kwiruka mugura icyo ashaka kakinywa cyangwa kirya
abantu bino ngo niba mujyanye muri ishuri gusa uba wakujyanye cyangwa uba wijyanye rero urumva imico yabo ni yacu igenze ite irahabanye cyane yemwe irahabanye cyane ya MC Nkusi ndibwira ko turimo turerekera ku musozo twagize amahirwe yo kubonana na Gavi twizera ko wenda icyatumye umunsi aduha umwanya kano kazina ka Gavi rwose gafate mu busanzwe rirahari abantu benshi ariko biranejeje cyane ndagira rero ngo ufatireho umubazi ikibazo wenda niba uri tayari mubaza kandi kabazo gatoya gusa duhita tunasoza Gasheja turi gusoza duhe umwanzuro wa nyuma mutoya w'abantu ubwira ikintu gisoza ubwira abantu bose badukurikiye nka Home 250 ese Gasheja mu by'ukuri noneho aho bigeze aha wakwizeza abafana bawe ki ko noneho ugiye kubakorera iki kiruseho turasoreza kuri icyo kandi cyo ubizeze bagitegaze nyeze amatsiko meza kandi ukiriwe vuba hanyuma icyo turayisoreza murakoze cyane bo ikintu nabwira abakunzi ba Home 250 News TV n'abakunzi ba Mataru TV nuko tubafite byinshi turimo kubategurira ibintu bitandukanye ariko icyo dukora no kugira ngo twubake societe yacu duhurize societe yacu hamwe ibintu dufite cyangwa se ubutunzi dufite bushobora kuba nta kintu bwakumarira igihe udafite inshuti n'abavandimwe ku ruhande rwawe iteka rero ibintu turi gukora nibyo kugira ngo twubake connection hagati yacu ibintu turi gukora no kugira ngo nugira ikibazo cyangwa mugenzi wakagira ikibazo azabona aho yitabaza cyangwa se azabona uburyo ikibazo cye cyumvikana bo rero turi gukora cyane kuri ngewe nkuko nabivuze YouTube yanjye harahigeze hashimishije uko ubu ngubu natangiye irampemba ubwayo ubu ngubu uvuga ngo rero nageze ahantu hashimishije sibyo yes bo nuvuga ngo deja bishobora ko hari igihe cyazagirika kubera akazi bo gahoraho kandi cyane pe ubwo rero ndakora ibintu ibintu turi gukora no kugira ngo societe yacu itazazima ahubwo tugire umurongo umwe cyangwa se ahantu duhurira ntabwo byo mvuga ari uko tudafite abandi babikora barahari cyane ariko passion ziratandukanye cyangwa se uburyo tubikora buratandukanye rero nshuti bakunzi ba Home 250 na Mataru TV mwo kuzacika intege niba hari aho tudakora neza mujye mutubwira muriho turiho mutadushaka rwose ntabwo twabaho ikintu rero mbasabye nuko mwakomeza kudushigikira mugakora share mugakora like kubyo dukora ikindi mugatubwira ibyo dukora niba bibanyura comment ikindi kandi navuga nuko kuba twarabonye amahirwe kuba tubasha gukora ibi ngibi ntabwo ari ibya buri wese ariko kubashije kubishobora mujye muhereza mujye mumuhereza thumbs up cyangwa se mubwira ngo gukora neza aho adakora neza mutubwire twikosore Imana ikomeze kubahereza umugisha aho muri hose kandi mukomeze kubana n'amahoro ya Nyagasani Imana ibahe umugisha mwese abo twari turi kumwe muri iki kiganiro noneho reka nanone tubarangire insinzi mu kantu k'uburyo koroshye yemwe mufite impano mushaka kuzamura yewe ufite impano yewe ufite ikintu ushaka gukora kugira kimenyekane ngwino wegere Gasheja kuri Home 250 News TV akuzamurire amateka atuma umenyekana mu ruhando mpuzamahanga mu bantu bose amukurikira ikindi nasaba abakunzi banjye gukomeza kugira abakunzi batari bakeya reka mbasaba Mataru TV n'abantu b'abasore biyemeje gukora nk'ibyo nkora ariko ntabwo dukora competition ahubwo twese turi gukora ibintu byubaka societe yacu sibyo muri rusange nkambasaba ngo nyabuneka please uwayikoze iwanjye niyo kimwe rwose nuko yayikora kuri Mataru twese umugambi n'umwe no kugira ngo duhuze abantu ntabwo tubirimo ngo tubirwaniremo rukumva ntabwo ari kakandi bavuga ngo gahuje abantu babiri no YouTube irafunguye n'umurongo ufunguye ibitekerezo byanjye n'undi wese wifuza kubikora atwegere twese turakorana turi inshuti ntabwo turyana isaho utwegere niba ushaka gukora YouTube bitano turabavandimwe uzu utwegere tuzakugira inama tukwereka inzira wabicishamo bigende neza YouTube ni ibyo dukora ni soko y'amakuru amakuru utazavana iwanjye uzayavana kuri Mataru niyo mpamvu nkubwiye ngo kora subscribe kuri Mataru TV kugira ngo ibintu byose dukora bijye bigira umurongo kandi bigire n'uburyo byitwa
uburyo bizitwa nuko ari ibintu bigirira umumaro ku bantu babyumva. Rero inshuti za Home 250 News TV Mataru ni abantu baje kugira ngo dukore ibintu bifite ireme kandi bisobanutse muri rusange. Murakoze cyane. Ya munywanyi wacu Gavi, mu by'ukuri ushoje ugira inama abakunzi ba Home 250 News n'abakunzi ba Mataru TV show, bibavuga ko mu by'ukuri ibiganiro bitambuka cyangwa se amakuru atambuka kuri Home 250 News abafitiye akamaro, kimwe nuko natwe badahari tutahaba. Ariko mbere yuko ducomokora antene za Mataru TV show, ngira ngo ngushimire cyane kuba utadutengushye, kandi twizera ko n'ikindi gihe cyose tuzagukenera tuzakubona, kimwe nkuko natwe turahari ku bwawe. Uri umuntu w'umugabo, big up cyane kandi courage cyane. Ngira ngo abatubonye muri iki kiganiro babonye ko hamwe na Home 250 tutigeze tugira icyaka, twagerageje gukora uburyo bwose ngo icyaka tukidindize. Ngira ngo rero munyemerere tuze gukora ka cheers, ariko mbere yaho nkaba ngira ngo MC Nkusi ari kuca amarenga anyereka ko hari akantu ashobora kukubaza, niteze amaze tugagana ku musozo. Gavi Home 250 News TV, mu by'ukuri gasheje tugusoza tugare ku musozo, ariko nanone ntidutandukane dutyo. Nanone akantu uyu ni ugikunda kuvuga ngo abataramu, akubwo nanjye navuga ngo abataramyi, tugenda akantu abapampe yugare abapampa abakapo, abataramu bose abantu babajama. Rero urumva ko ntago nanone twatandukana gutyo dutera abantu Gavi. Rero nkubaze ese mu by'ukuri mu bwana bwawe nakaiga kurya ujya wibuka kabakara kubayeho kakagutangaza na n'ubu utajya wibagirwa? Ndavuga kera ukiri umwana muto nawe urabyumva, hari utuntu twagiye ducamo twese uko turi abantu bagize mu buzima, ariko dusangitse kukanuka bakara kubayeho na n'ubu ko ukagarutse mu bwenge ivati ararara ukabakwiyo nawe uri kumubaza buri harakabitse quelque part wanditse mu bitabo. Kano kantu karanserereje mwabagabo. Njyewe rero ntago nakunze kugira amadiga menshi cyane, ariko hari utuntu tuba umuntu yakubaza ikibazo nk'icyo ugatekereza kiyeze kuba mu bintu bita biza kera ndi mutoya. Urabona hari igihe iby'inzandiko byakundaga kuba, arega urasanga n'ibyakubayeho nuko natwe tutari bivuge bisa n'ibyatubaye. Waruvuye muri leta oya n'urwandiko. Urabona kera umuntu kugira ngo umuntu amenye ko umukunda, ijambo urwandiko wandikaga akandiko, wandikaga. Ntabwo ari njye bandikiye, ahubwo nandikiye umuntu. Usoza kubera ko agapapuro uzaganye nandikiye ntabwo kwanza, ahubwo ntabwo ari njye warwanditse, cyari igitekerezo kivuye ku wundi muntu. Twandika urwandiko turi batatu, ariko rwandikwa mu mazina yanjye. Kuri njye ko ari njye. Ubwo nyine twari ku ishuri dufata muri timu muri gukompoza, twandika urwandiko, ariko nyine rugenda mbese ari njyewe tu urwumva. Noneho rugeze ku ishuri baruta muri class. Hari uburyo rero abantu bazaga gucleaninga muri class, bamaze kuruterera muri class, ubwo abaje gucleaninga ntibatubwira, baza kurereza mwarimu. Ariko barohereza mwarimu ibyari birimo, harimo ibintu by'urukundo n'iki byose. Noneho warutanze n'uwo bari baruhaye nyirarwo twari twarwandikiye. Sinzi niba kugiye cyane mwarakubitagamo twadusomo. Harimo amasomo menshi cyane, harimo imitoma, harimo ibintu byose n'imitima, gashanyaho na karabo n'iki byose. Reka umukobwa bibona ararira cyane, ararira. Amaze kurira, ubwo biba ngombwa nyine kubigera kuri mwarimu. Urukumva barampamagaye, bamaze kumpamagara byose baguhasa ibishari. Ntabwo barankubise cyane, bahamagaye wa mbere kuko babonaga umwandiko ari uwe, numva. Ariko cyabaye ikibazo, bakimuhamagara yahise avuga abantu bose
ariko idea yari kuri njye kuko ninjye wamukundaga. Ubwo byabaye ngombwa ko nanjye bangeraho rero baradukubise barongera baradukubita kuva icyo gihe nkurwa kongera kwandikira umukobwa uwo ari we wese uri kumva ariko mu buzima iyo dega yambayeho kwandikira umukobwa tugeze turya inkoni turakubitwa none icyari kibabaje ni uko umukobwa nyine we no kumwandikira nta nubwo yari azi ngo ni ibiki yanamenye ngo ni ibiki yari imyaka itaramenya bwari bwo bwa mbere ukamubona ari umukobwa mukuru ariko udasobanukiwe n'ibintu by'urukundo ibyo n'inzandiko yarazibonaga ariko byatumye turya inkoni mu buzima na n'ubu ngubu nzibuka ko baradukubitaga turi kugenda muzunga urukumva turi kuzengurukana nagiye kugenda makeri umuntu afasha ahangaha ezo byose twarabikoze ibintu bishoboka byose twarabikoze umwe muri twe abiri byuyagira n'imyuna baravuga ati wapi bamujyane hanze bamusukeho amazi bamusukaho amazi ariko twe twasigaye waricaraga ugahita wicuza impamvu wagiye mu rukundo. Ariko se akabazo k'amatsiko Gasheja tugiye no gusoza akabazo k'amatsiko ese uwo mukobwa mwari mwandikiye muri batatu mwumvaga bizagenda bite ariko kandi ikiruta ibyo wenda uko byari kugenda n'iby'ubwana ariko se ahubwo akabazo k'amatsiko uno mukobwa waba ukibuka yaba cyangwa byaragira icyo gihe ni kera cyane kabisa ni 2005 ntabwo nakubeshye ngo bahe ntabwo nakubeshye ngo atuye he ariko icyo nzi cyo bataraje muri Amerika ari hano aracyari mu Rwanda. Okay, abantu bose byatubayeho big up rero urumva ko nta muntu utarakubiswe inkoni z'akabwana kubera kwandika kandiko agahereza umukobwa ati nyamara no gasoma ugace cyangwa se nikana mugereho